Igitabo cy'umubwiriza igice cya 4. Ibibi n'imiruho byo muri ubu bugingo. Nsubiye inyuma mbona iby'agahato byose bikorerwa munsi y'ijuru, mbona n'amarira y'abarengana babuze kirengera. Ububasha bwari bufitwe n'ababarenganyaga kandi ntibari bafite uwo kubahumuriza. Nicyo cyatumye nshima abapfuye kuruta abazima bakiriho. Ni ukuri bose barutwa n'utigeze kubaho, akaba atabonye imirimo mibi ikorerwa munsi y'ijuru. Kandi mbona imirimo yose n'iby'ubukorikori byose yuko ari byo bituma umuntu agirira ishyari mugenzi we. Ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Umupfapfa aripfumbata agasigara ry'umubiri we. Urushyi rumwe rwuzuye rufite amahoro biruta amashyi yombi yuzuye afite umuruho no kwiruka inyuma y'umuyaga. Nsubiye inyuma mbona ibitagira umumaro munsi y'ijuru. Hariho umuntu nyakamwe utagira uwo babana ndetse ntagire n'umwana cyangwa umuvandimwe. Nyamara imiruho ye yose ntigira iherezo kandi amaso ye ntahaga ubutunzi. Ajya yibwira ati, ninde mbikorera bikabuza ubugingo bwanjye ibyiza. Ibyo nabyo ni ubusa, ni ukuri ni umuruho mubi. Ababiri baruta umwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa aba abonye ishyano. Maze kandi ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ate? Umuntu naho yanesha umwe, ababiri bo bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Umusore w'umukene ufite ubwenge aruta umwami ushaje w'umupfapfa utacyemera kugirwa inama, kuko yari avuye mu nzu y'imbohe ngo yimikwe, ndetse mu gihugu yimitswemo nicyo yavukiyemo ari umukene. Nabonye abantu bazima bose bagendera munsi y'ijuru baherereye mu ruhande rw'uwo musore wazunguye umwami. Abantu bose yategekaga ntibagiraga uko bangana, ariko abazakurikiraho ntibazamwishimira. Ni ukuri ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Igitabo cy'umubwiriza igice cya 5. Iby'Imana bikwiriye kwitonderwa. Nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe. Niwegera ukumva, biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa, kuko batazi ko bakora nabi. Ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Inzozi zizanwa n'imiruho myinshi, kandi ijwi ry'umupfapfa rimenyekanira ku magambo menshi. Nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura, kuko itanezerewe abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize. Guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntukavugire imbere ya marayika uti narafuditse. Kuko Imana yarakarira ijwi ryawe ikarimbura umurimo w'amaboko yawe. Nk'uko mu nzozi nyinshi harimo ibitagira umumaro byinshi, no mu magambo menshi niko bimeze. Ariko woweho ujye wubaha Imana. Ubutunzi bukwiriye gukoreshwa mu buryo bwiza. Nubona mu ntara umukene urengana n'abanyarugomo bakuraho imanza zitabera no gukiranuka, ntibikagutangaze, kuko isumbya abakuru bukuru ibyitegereza, kandi hariho abakuru babarengeje. Nyamara uburumbuke bw'igihugu ni ubwa bose, umwami nawe ubwe atungwa no guhingirwa. Ukunda ifeza ntabwo ahaga ifeza, n'ukunda kunguka byinshi nawe ni uko. Ibyo nabyo ni ubusa. Iyo ibintu bigwiriye, ababirya nabo baragwira. Nyirabyo aba yungutse iki kitari ukubirebesha amaso gusa? Ibitotsi by'umukozi bimugwa neza, n'iyo ariye bike cyangwa byinshi, ariko guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Hariho ikibi gikabije nabonye munsi y'ijuru, nicyo butunzi nyirabwo yibikiye bukamutera amakuba. Ubwo butunzi bukamarwa no guhomba, kandi iyo abyaye umwana ntabona icyo amupfumbatisha. Uko yavuye mu nda ya nyina ari umutumbure, azagenda atyo nk'uko yaje, ari ntacyo azajyana cy'ibyo yaruhiye yatwara mu ntoki. Icyo nacyo ni ikibi gikabije, kuko uko yaje ariko azagenda. Byamumariye iki gukorera umuyaga? Iminsi ariho yose arira mu mwijima, abona umubabaro mwinshi, agira indwara n'uburakari. Dore icyo nabonye kibereye umuntu cyiza kandi kimutunganiye, ni ukurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose akorera munsi y'ijuru mu minsi yose akiriho, iyo Imana yamuhaye, kuko ibyo ari byo mugabane we. Kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya, akiha umugabane we akanezezwa n'umurimo we, ibyo ni ubuntu bw'Imana. Imana izagwiza umunezero mu mutima we, bituma atibaza cyane iminsi azamara akiriho. Igitabo cy'umubwiriza igice cya 6. Iherezo rya byose ni urupfu. Hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru kijya kiremerera abantu. Umuntu Imana yahaye ubutunzi n'ubukire n'icyubahiro ntabure ibyo umutima we wifuza byose, ariko Imana ntimuhinda yo kubirya, ahubwo umushyitsi akaba ari we ubyirira. Ibyo nabyo ni ubusa, ni indwara mbi.
umuntu ubyaye abana 100 akarama imyaka myinshi, iminsi yo kubaho kwe ikagwira, ariko umutima we ntuhaga ibyiza, akabura n'aho ahambwa, ndavuga yuko bene uwo arutwa n'inda yavuyemo. Kuko iyo nda iza ari ubusa, ikagenda mu mwijima, kandi izina ryayo ritwikiriwe n'umwijima, ndetse ntiyigeze kubona izuba haba no kurimenya, iyo nda ibiguwe neza kuruta wa wundi. Naho yarama imyaka 2000 atanezezwa n'ibyiza, mbese bose ntibajya hamwe? Imirimo yose umuntu akora aba akorera inda ye, nyamara ntashira umururumba. Umunyabwenge arusha umupfapfa iki? Umukene uzi kwitondera imbere y'abakiriho aba afite iki? Kubonesha amaso biruta kuzerereza umutima. Ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ikiriho cyose cyiswe izina kera, kandi umuntu azwi icyo ari cyo, ntashobora kurwanya umurusha amaboko. Ko haba ibintu byinshi bigwiza ibitagira umumaro, ibyo byungura umuntu iki? Noneho ninde wamenya ikigirira umuntu umumaro akiriho, mu minsi yose yo kubaho kwe kutagira umumaro igahita nk'igicucu? Ninde wabasha kubwira umuntu ibizaba munsi y'ijuru mu nyuma ze?